ariko numva nyine ibintu bimeze nk'amazi biri kunshokera ariko sinigeze menya ngo ni ibiki kuko ntago nari nzi ngo ni ibiki ubwo rero byarangiye gutyo abantu bakuru abankurikiye ni bakuru ubwo sinongeye kubona imihango nabayeho gutyo nkomeza gusenga nkomeza gukizwa birangira rero uko iminsi igenda yicuma sinongera kubona imihango ubwo nshiduka natwise rero muri uko gutwita nabayeho nyine urumva namenye ko ntitashize igihe kuko niba wari umwana w'umukobwa ukaba ubonye imihango warangiza ugategereza imihango ukayibura kandi numvaga yuko umuntu wabuze imihango ari umuntu wasambanye kandi ngenekereza ko nasambanye numva birancanze ariko ndaceceka igihe kiza kugera rero kubera yuko twari tumaranye igihe mubwira uko bimeze noneho biramushobera kurumva niba ataryamanye nanjye ntaryamanye nawe ntabwo yigeze atekereza yuko ari ikintu cyabaye ariko kubera yuko ninjye twakundanaga kandi nari umwana witonda ntabwo yatekerezaga ko najya mu bandi igihe kiragera rero ubwo yumva ko bya bindi byabayeho ari byo byatumye bigenda gutyo nkaba nshobora kuba ntwite nkuko nari maze kubabwira ko turi mu ruhango twasuye abakozi b'Imana batandukanye nkuko nari maze kubibabwira murabona ko imbere yanyu hari umukozi w'Imana umubyeyi Imana yagiriye neza yaramusize ameze neza Imana yaramuhamagaye reka n'ubundi tumusabe abanze yibwire abadukurikiye bose ku Muhamya TV muraho neza muraho Yesu ashimwe cyane Yesu nahimbazwe namahoro turashima Imana abadukurikiye ku Muhamya TV uwo turi kumwe nindi nitwa Uwimana Marita ndi umumama mfite abana 8 abahungu 3 n'abakobwa 5 mfite umutware ndakijijwe ndi umugenzi ujya mu ijuru amen abana 8 warababyaye abana 8 narababyaye kutabimenye nukubera Imana cyabindi by'abarokore mujya muvuga ngo nukubera Imana yego Imana ishimwe cyane aha Marita nindi ubu tuvugana Marita ninde atuye hehe yakijwe ryari Marita ndi umukozi w'Imana nkorera Imana ntuye mu karere ka Ruhango murenge wa Ruhango umudugudu ni wa Bwangacumu akagari na umudugudu ni Bwangacumu akagari na Kanyamagana yego Marita rero nk'umukozi w'Imana tubona ubuhamya bwawe n'ubuhe mbere ya byose umumama w'abana 8 yego n'umutware abana Marita ubundi yakijwe ryari ngewe gukizwa kwanjye ntabwo navuga ngo nakijijwe ryari kuko twabyirutse mama yakijijwe turi batoya rero mama umaze gukizwa turi batoya twagendeye mu njyana ya mama yuko yakundaga Imana ntabwo nigeze njya mu byaha ngo njye muri ibi cyangwa biriya twakuze nyine tujya mu rusengero dusenga Imana nuko twakuze yego ntago nabyibuka neza igihe mama yakirijwe yasanze nyine turi abana batoya ariko tuzamuka dusenga ntago nibuka ngo ni igihe kiniki ariko ni kera yego ubwo umaze nk'imyaka ingahe ukijijwe ubwo namenye ubwenge njye mbona njya mu rusengero ubu se ufite ingahe mfite imyaka 39 bavuga ngo ntibajya bayivuga ariko twe turabakozi b'Imana kandi yego ndenda kugira 40 nta no kurambagiza ukora umubyeyi ukuze aha umuhamagaro wo gukorera Imana waje ryari uko rero najyaga mu rusengero rw'Imana nakundaga gusenga rero gukunda gusenga nuko nakuze njya mu makorari nakuze nsenga nkura ndirimba nubwo buzima bwanjye bwa buri munsi niko namye bimeze yego mu rusengero ukora iki mu rusengero iwacu ndi umuririmbyi ndi umuvugabutumwa ndi umunyamasengesho nyobora amasengesho iwacu nyine ku mudugudu nyobora amasengesho nkagira na groupe ihari nkabanyikuriye ndi nkuriye groupe y'amasengesho uvuze ngo uri umuyobozi w'iyo groupe yego ndumva ufite impano zitandukanye n'abana bawe hari abavuyemo b'abakozi b'Imana abana banjye bose barasenga
nubwo harimo bakiri batoya ariko abakuru barasenga bose barasenga nyine abakuru nibo ubona bagaragaza impano zabo bararirimba n'abanyamasengesho hari n'abavuga ijambo ry'Imana ariko n'abatoya batugendera ibyo babona dukora niko babikora baragukurikije yego Imana ishimwe cyane aha Marita rero nigeze numva ku buhamya bwawe ngo uri mu bantu babyaye kutaryamanye n'umugabo yego ntekereza ko ibyo bintu nari mbizi hamwe muri Bibiliya ko byabaye kuri Mariya gusa utarigeze uryamana na Yosefu kandi impamvu nawe nuko yari agiye kubyara umucunguzi witwa Kristo. Marita ibyo bintu ngo byagenze gute? Ibyo bintu rero ko byagenze nge nakunzwe nkiri mutoya noneho ngira igikundiro uko nakoreraga Imana buri umuntu akorera Imana abantu baba bamureba rero nakundanye n'umusore uyu munsi niwe mugabo wanjye noneho mu gukundana kwanjye nawe muduhuriramo n'intambara iwaba ari abakene cyane ariko natwe ntabwo twari dukize noneho mu rukundo rwacu ibi bintu birebire ababyeyi ntibabyishimira ukabona ntabwo babinezerewe ariko atari uko ababyeyi bamwanze ahubwo ari ukubera ubuzima babona bw'iwabo bakumva yuko n'ubundi nitumara kubana n'ubundi bitazaba byiza niko akunda umubyeyi aba yumva umwana we yabaho neza noneho ntabwo bigeze rero babikunda turakundana nari mu myaka 14 nari nsanaga n'umwana usa n'ukuze ari ugira igikuriro undi rero umusore yarandutagaho ariko bidakabije ubwo rero turakundana mu gukundana igihe kiragera ibintu bita kuvuga ijambo iwacu baravuga bati rwose nashaka nazaze kwirirwa agira icyo avuga ntabwo bizakunda ariko dukomeza gukundana ndi umunyamasengesho ndi umurokore nawe yarasengaga bino byirari ry'abasore ntabwo twigeze turijyamo ntabwo yigeze ambwira ati dusomane cyangwa dukore ibi ngibi dukomeza gukundana ubwo tubaho ngaho umunsi umwe rero ndabyibuka njya nyemerwa icyatumye bigenda gutyo umunsi umwe ndabyibuka aza kunsura ari kumwe n'umukobwa wari inshuti yanjye watumye tunahura yaje kunsura ari kumwe n'umukobwa w'inshuti yanjye witwa Mukarurangwa Jeanne noneho mu kuri kwa kunsura nari maze kwenda kugira imyaka 18 ariko byaranze wacu batabyemera mbega byaranze ariko kandi akankunda nanjye nkamukunda nibuka ko umunsi umwe yambwiye ati aho kugira ngo tuzishingire kuko ndi umukene nzajya gutira ibishingiranwa kuko icyo gihe iyo bashyingirwaga babishyiraga imbere mu bukwe nzajya kubitira nshaka umuntu ku buryo yantera inkunga nimukodeshereza ikanzu ariko ku buryo tuzakora ubukwe kuko navutse ndi umuhungu umwe mu bakobwa ntabwo nazijyana nteretse ubukwe mama wanjye nanjye numvaga rero ngomba kuzashaka umugabo nkoze ubukwe dore ko nakundaga kwambarira n'abantu nkumva rero ubukwe ndabukunze rero bibaho ngaho nkomeza gukizwa nakomeza gusenga umunsi umwe baje kunsura rero uwo mukobwa ndabyibuka ko uwo mwana w'umukobwa yasohotse ajya hanze nko kwihagarika hari sinzi noneho njye nsigarana n'umusore mu nzu yicaye ahagana ruguru iwacu nawe yicaye ahagana hepfo ubwo ni ukuvuga ngo we yaje ansanga ntabwo nawe nabyiteguye sinari nzi n'icyo atekereza kuko n'uyu munsi nanone iyo mubajije nawe ambwira yuko atazi uko byagenze icyo nzi ni uko nagiye kumva numva abaye ubu narakuze ndabizi nzi intanga izo arizo nagiye kumva numva ansutseho ibintu kwita ko numva nyine ibintu bimeze nk'amazi biri kunshokera ariko sinigeze menya ngo ni ibiki kuko ntabwo nari nzi ngo ni ibiki ubwo rero byarangiye gutyo abantu bakuru abankurikiye ni bakuru ubwo sinongeye kubona imihango nabayeho gutyo nkomeza gusenga nkomeza gukizwa birangira rero uko iminsi igenda yicuma sinongera kubona imihango ubwo nshiduka natwise rero muri uko gutwita nabayeho nyumva namenye ko ntitashize igihe kuko niba wari umwana w'umukobwa ukaba ubonye imihango warangiza ugategereza imihango ukayibura kandi numvaga yuko umuntu wabuze imihango ari umuntu wasambanye kandi ngenekereza ko nasambanye numva birancanze ariko ndaceceka igihe kiza kugera rero kubera yuko twari tumaranye igihe mubwira uko bimeze
noneho biramushobera kurumva niba ataryamanye nanjye ntaryamanye nawe ntabwo yigeze atekereza yuko ari ikintu cyabaye ariko kubera yuko ninjye twakundanaga kandi nari umwana witonda ntabwo yatekerezaga ko najya mu bandi igihe kiragera rero ubwo yumva ko bya bindi byabayeho ari byo byatumye bigenda gutyo nkaba nshobora kuba ntwite. Abantu badukurikiye ku Muhamya TV hari abavuga ngo ibyo ntibyashoboka, wenda tuzanabona abaduha ibitekerezo bakaduha no muri komenti bakaduha ibitekerezo byabo bakandangira icyo babivugaho, ariko by'umwihariko Marita hari igihe umuntu nyine nk'uko utari ubimenyereye hari igihe wenda wasanga byarabaye ahubwo ntumenye ko byabaye ibyo bintu, wenda aho umaze kubaka ukaba umuntu mukuru waba warabitekereje neza? Njyewe ndabizi ubundi ngiye kugira ngo nanjye mbyemere nabyemejwe na muganga kuko kugeza ubwo njyewe nabaye aho mbonye mbuze imihango ndatuza, ariko noneho kuko ntari nzi n'ibyo gutwita ibyo ari byo ntangira kugenda mpinduka mu mubiri. Nari umwana uzi gukora cyane, nari nzi guhinga, nagiraga imbaraga zo gukora, noneho najya mu murima guhinga nkatangira kumva ameze nk'aho amaboko yanjye atagira imbaraga wagira ngo harimo amazi, ntangira kugenda numva ncika intege. Noneho njye nasubiza ubwenge inyuma muganga akimara kumbwira ko ibyo bibaho njye niwe nabwiye nyine ikibazo cyanjye. Muganga ambwiye ko ibyo bibaho ndatuza n'umuhungu nyine barabitwumvisha batubwira ko bibaho kuko njye nari nzi yuko n'umwana adashobora kumwemera. Noneho abantu bakambwira batari kubwo ntushobora kuba wararangaye yenda bikaba byarabayeho utabizi, ahubwo ni njyewe nari maso nta kibazo nari mfite, nari nicaye aho ngaho nta nubwo nigeze natekerezaga ibyo ngibyo. Muri make uko nguko mbibabwira niko byagenze kuko ndakijijwe. Iyo mba naryamanye n'umuntu nkanasambana nari no kuvuga nti njye narasambanye ariko nari ihannye, ntabwo nigeze nsambana. Ubwo no kuvuga ngo nabaye mu ubwo buzima. Yabimenye ku matako cyangwa byamanutsemo iniriya nubwo icyo kitabaye? uvuga ngo njye uko nari nicaye nsa n'uwegamye nshinze amavi, nuvuga ngo numvise ibintu bimenetse ku itako. none ubwo mbyumvise ku itako numva ibintu bishoka ahubwo bitewe n'uko njye nari nicaye. Yego nuko njyewe mbiheruka nta birenze. nta birenze. Hanyuma wese yari yambaye ubusa, sinimva ukuntu umuntu yari yambaye n'ibyo bintu bigasohoka. Ubundi we yaje nk'uwiteguye ahari kuko njye niyo nsubije ubwenge inyuma njye simbyibuka kuko nakomeje no kumubaza n'ubundi byagenze gute. Aho akambwira ati ahubwo nakakubajije we byabayeho. Uvuga ngo nawe biramucanga ni nk'uko waba ugiye kwambura ngo ugire igikorwa ugiye gukora, ariko we nawe yayisengera aranambara gutya, ariko jyewe ntabwo niyigeze agira igitsina cye anshyiramo agira icyo akora ku buryo natwinaga twise. Ubundi njye nuko byangendekeye muri make. Ubundi iyo abantu bari kumva ubuhamya umuntu wese agira uko abyumva, ariko nkanjye uri kubivuga kuko abantu bakurikiye iki kiganiro ni abantu bakuru kandi bazi ubwenge. Yego abasanzwe. Hanyuma mujya kwa muganga arabibabwira usanga uratwite. Sanga ndatwite. Akiratewe ni ukuvuga ngo njyewe ngira umugabo n'uyu munsi wa none witonda kandi unkunda, bitewe n'uko yankundaga kandi akabona ko nta bandi basore ngendana nabo. Muri make yabyakiriye gutyo aratuza. Noneho nanjye kuko nakoraga umurimo wo gusenga nakomeje gusenga, ariko ngira ikintu cyitwa ihungabana. Nubwo nasengaga wese namwerekaga ko mbabaye, ariko n'abandi ntababibonaga, ariko njye nahoraga nigunze nibaza gute umwana nari umwana w'umuhanuzi, nari umwana w'umuririmbyi, nibaza umuntu uzabona narabwite azabona ko ndi indaya. Ariko ndavuga ngo ubwo nta kundi nabigenza mbyakira gutyo, kurumva icyaje nta kindi nari kugikoraho. Ndanaceceka dore ko iwacu batamwemeraga ndatuza, nta n'undi muntu nigeze mbibwira, naricecekeye mbaho gutyo. Ubwo rero icyo gihe twakoraga ibintu by'ibiterane iwacu ku rusengero dukora amarushanwa, narakomeje ndabikora ariko ngasenga, ariko nagera mu rugo nkigunga, ubundi nkafata umwanya wo kurira. Nuko ubwo rero amezi 6 ageze umuhungu we yakomeje ambwira ati rero
nta kindi twakora tugomba kubana. Mama yabimenye inda igeze nko mu mezi 6 aravuga ati niba unatwite koko nk'uko mbyumva wabiretse kuzabyara uwo mwana nkakurera. Umuhungu nawe aravuga ati ngewe niba byaragenze gutyo nutaza ngo tubane nta ubwo byanze bikunze ngewe nzigendera nta n'undi muntu nzashaka ugenda cyari kugera igihe agashaka nuko yari agifite urukundo nyine rwo kunkunda. Ndeba kumvira iwacu ndareba ndavuga ngo byanze bikunze ndagomba gusanga umugabo. Birangira umusanze se? Byarangiye musanze ntago twakoze ubukwe kuko nari ngize inda y'amezi 6. Kandi wagize inda y'amezi 6 ukiririmba? Nkiririmba bataragushyize nyuma ya nta n'umuntu wabimenye ni nge wari ubizi neza ngewe nyine n'uwo musore. Ndatuza nyine nkajya mbwira Imana ntubirebe ubwo nyine nta kindi nari gukora. Narebye kuva mu murimo w'Imana ese nzavuga ko mvanywemo n'iki kandi numva sinzigera mbivuga. Ubwo rero babibonye maze kuhava nsanze umugabo. Ubwo urumva amagambo ya menshi bati nimukaboneka abantu bitonda n'ubundi buri arinda ariko nari mbizi ko umutima wanjye utigeze ukora icyo cyaha mu buzima bwanjye kuko n'uyu munsi niyo mbivuga mba numva ntacyo umutima ushinze kuko ntigeze nanabitekereza. Ubwo rero niho urugendo rwanjye rero rwatangiriye rwo kubabara cyane. Gutese ubwo nagezeyo yari umukene cyane nkuko nyine iwacu batashakaga konjayo. Ubwo nagezeyo cyo kora nsanga banguriye agatengera udutenge twabagaho twitwa musazi twa kera dutukura nsanga barakaguze n'akako nk'umuntu washatse. Yego ako niko nasanze mu rugo ako niko nasanze ariko kabaga ari cyo kiringiti niko nasangaga ariko twakabayishuka kugira ngo twiyorose. Ubwo buzima rero tububamo nasanze mu nziwe ntatagira inkono atagira isafuriya urumva nk'umuntu utaragiraga utari ufite urugo. Icyo kora iwabo baduhaye agasahane kamwe kwari umweru ndakibuka abazi udusahane tw'uduplastike tubonerana ni agasahane kameze nk'akabaga gashushanyijeho utugare inyuma kariho nk'umuntu. Ubwo niko nahasanze niko baduhaye mu gihe cyo kwitekera baduha n'agasafuriya kamwe. Ubwo rero muri ka gasafuriya baduhaye twajyaga tubanza tugatekamo imboga twamara guteka imboga tugasuka kuri ka gasahane tugahita duteka ubugari tukaburiramo mu isafuriya. Ubwo nahise mfata ubuzima bwo kurwara wenda rwara cyane ariko kandi niko inda yakuraga ariko kandi niko iwacu bamvuyeho barandeka kuko bari barababaye narabababaje. Nibuka ko na mwene mama mukuru wanjye ajya gaca munsi y'urugo nansuhuze urumva yagenderaga kumva ko nansuhuza iwacu bazarakara. Nabaye ntyo rero nihutishije ubwo mu burwayi bwanjye nararwaye ndagenda mba mu nzu ariko indirakura muri kwa gukura ntitwagiraga amafaranga iwacu twari mu buzima bubabaje twari mu buzima bugoye. Ubwo inda yarakuze ntago nigeraga menya yuko bagurira abana imyenda ntago nari nzi ko abana bambara ntago ibyo nari mbizi mu bwana nari mfite no mu bukene twari dufite. Wari uzi ko banayipimisha? Ntago ibyo nigeze mbikora nta na kimwe nigeze nkora. Sibwo hari nko mu mwaka wa kangahe ngusubije inyuma gatoya hari muri 2. Yego urumva igihe icyo gihe ndatekereza ko ababyeyi cyangwa umuntu utwite wese yagombaga kujya kwa muganga bakamupima. Yego kugira ngo bamenye uko umubyeyi bamukurikirana n'uko watwite bamukurikirana ariko we ntibyigeze bibaho nta na kimwe cyabayeho. hanyuma urakomeza? Ubwo nkomeza kubaho twari mu buzima bwo kutagira ibyo kurya ntwite nubwo nari ndembye. Ubwo rero igihe kiragera indira mfata imfashe mabwo yahoraga ansura mba hafi akambwira ati we yaragukundaga? nta kibazo cyari gihari kuko naragiye baranyakira kuko no muri iyo minsi nibo batekaga bakatugaburira kuko nta biryo twagiraga. Noneho ubwo yarambwiye ati nugira impinduka ubona kuko barabibonaga ko ndi umwana mutoya uzambwire. Ubwo rero aho impinduka yaziye naramubwiye arambwira ati ubwo n'igihe cy'indakaraba anjyana kwa muganga. Kunjyana kwa muganga ari nk'umuntu mukuru we twaragiye maze kubyara nagezeyo ndabyara maze kubyara mbona bambitse umwana ntago nari nzinga imyenda yayikuye ntago ibyo numvaga bitandeba buri uri umukene unamerewe nabi hari n'ibitekerezo udatekereza. Bivuze ko kwa muganga aribo baguha imyenda cyangwa mabuko yarayitiye yagiye gutira ahantu twari duturanye nuko uruhinja ruvutse rurararwambika turataha. Ntago nagiraga ikigoma cyo gufatiramo umwana sinagiraga igitenge cyo kwambara mbega bwari ubuzima
bugoye ntitwagiraga ibyo kurya, ubwo turataha tujya muri ubwo buzima. Rero sinigeraga mbona ibyo kurya ngo nonse umwana, nahoraga nshonje. Umwana wanjye w'imfura ntiyigeze yambara umwenda, nuko akura gutyo. Amaze gukura sinigeraga njya no mu bandi bantu, kuko iyo natekerezaga kujya mu bandi bantu umwana amufite hari igihe yashegeraga kujya hasi, yashegera kujya hasi kubera ko ntari mfite umwenda wo kumwambika, bigatuma njyewe ngira ipfunwe zo kujya mu bandi bantu. Nakundaga guhora nigunze kandi ndi mu rugo, ariko nkajya nibuka ko nasengaga Imana, nkajya mvuga ngo Mana wibuke ko nagusenze, wibuke ko nagukoreye. Ikintu Imana yankoreye rero cyari cyiza, ni uko maze kubyara umwana nkiri kwa muganga, muganga yaravuze ati umwana ni igicacari, kuko yari umwana munini. Mabukwe ahita avuga ati turabatunze mushiki w'umugabo bamwitaga gicacari. Avuka rero ari umwana ufite formire y'iwabo, kuko no byo nasengaga Imana nyibwira ngo Mana uzampa umwana usa n'iwabo, kuko nutama umwana usa n'iwabo ntabwo bazabyemera bitewe n'izo nzira. Numvaga n'umugabo ashobora kutabyumva neza kugira ngo baramushugurire. Yego, ariko Imana irabinkorera ingirira neza. Nuko ubwo rero ubwo buzima twabubayemo, muri kwa kububamo umugabo andusha ubutwari nubwo nta myenda yagiraga. Ubwo no kubanga imyenda naje mfite iwacu, uko nakaje na bwa burwayi nabagamo, byaje kugira gutya ya myenda kwa kuremba yikubita ahantu hasi, imiswi iragenda yose irayica, habura n'umwe. Bivuze ngo nta jipo nari ngifite yo mu bukumi, nta kanzu nari ngifite yo mu bukumi, nta kintu na kimwe nari mfite. Ka katenge gatukura bari baranguriye karashize karasaza. Mabukwe akaba yigiye ntiza ngo njye gukingiza, nyine nankambara igitenge cya mabukwe kugira ngo tugende njye gukingiza. Nuko ariko nagira naho nyingiriza nkajya nicara kure y'abandi, kuko nabonaga ndi umuntu usekeje, nabonaga nsebye muri makeya. Nuko byagenze, narakarabaga amazi uko nshoboye, akaba n'igihe tuyibona. Nuko ariko uko biri kose mu bigeragezo byanjye namwe nsa neza. None se umugabo kuki atashaka amafaranga? Buriya rero iyo uri mu kibazo n'ikindi cyose kiziraho. Icyo gihe yarafotoraga umugabo wawe. Yego, yageze aho yiga ibintu byo gufotora. Bwa mbere ntabwo yafotoraga, ariko yageze aho yiga ibintu byo gufotora. Noneho kubera nta bushobozi akaba yagiye akubita abantu imirabyo, ati namukubitaga, umugabo wanjye yakubitaga imirabyo. Yego. Hanyuma ubuzima bwaje guhinduka gute? Ntabwo bwaje guhinduka vuba. Ubwo byagenze gutyo nyine, hakaba n'igihe aba afite afotora ibisanzwe bitari imirabyo, ariko akabura ubushobozi bwo guhanagura, bikaguma uko nguko nyine. Imuhira agahura induru, ugasanga abantu baraza kwishyuza amafoto. Mbega numvaga n'umuntu usuhuje ngahangayika, ariko n'ubundi ntibyatubujije kubaho nabi. Tuguma mu ubwo buzima, ibyo nabyo biza kuvaho, aza kujya mu byo kunyonga nabwo biranga, akajya abura na verisoma. Nuko nyine ubuzima bukomeza kudukomerera. Ubwo byaje kurangira rero umwana aza gusa n'ugiye gukura, mpita mbyara undi wa kabiri. Ubwo no kuvuga ngo mu rugo iwacu aho twabaga, twari dufite inzu ku muhanda, ariko yari iriho amategura, ku buryo ariko umuntu wese wahitaga yarayibonaga ko hejuru harangaye, byiyoni bihita tubireba. Imvura iyo yagwaga yaratunyagiraga. Ubwo sinababwiye uko nyine uko twaryamaga, uburiri bwacu. Ubwo kubera ko inzu yari ifite utwumba dutoya, yari yaratoboye agahande kamwe nako hepfo, none hasesekamo uduti, akora nyine nk'uburiri. N'igihe twaryamaga wamara gusinzira tukumva twikubise hasi. Nuko nyine ubwo buzima tugenda tububamo, ariko twabanaga ubwo buzima tukagerageza kubwira Imana, nubwo ntavaga kubera ko ntagiraga imyenda yo kwambara, ariko yageze ahandusha ubutwari akajya ajya ku rusengero. Uko ameze burya abagabo ntago bijena. Ubwo rero umwana wa kabiri tumaze kumubyara, ariko se utaragera ku mwanya wa kabiri ntibaje ku itorero umaze kwishingira, baje kugutenda cyangwa gushyira hanze? Urumva nawe ntiwaba byonyine, natwe ubwacu twabaye nk'abitenze, ariko itorero ryaradutenze. Akajya ajyayo. Yajyagayo nk'umukristo nyine. Urumva umukristo ntawe umusohora, arasenga agakomeza asenga, Imana ikajya igira ibyo ivugana nawe, akaza akambwira. Ariko kubwo kwiheba nkumva nta nubwo mbyumva,
nuko ubwo rero tumaze Imana yababwiraga yego Imana yagendaga itubwira ko imubwira ngo izatugirira neza akaza akabimbwira ariko natekereza muri make nitwigeze isambu ngo tugire hirya tugire hepfo mbere n'ubwo buzima twabagamo noneho rero ku buryo buri wese yabibonaga nyine ko dufite ubuzima bubi ubwo tumaze kubyara umwana wa kabiri nibuka ko umunsi umwe imvura yaguye imvura imaze kugwa kuko nari ntuye ku muhanda abantu bihuta binjira kugama abantu binjiye kugama imvura ikomeza kuba nyinshi mu rugo hari agashitingi umwana ubwo yari ari mu cyumba imvura yaramunyagiye abantu n'abari muri saro imvura irabanyagira biruka bajya mu cyumba ubwo twageze aho tumutwikira shitingi ari mu nzu birutse bajya kugama tubona bagiye kumukandagira nyine tubabwira ngo aho harimo umwana ubwo buzima ntabwo nzabwibagirwa kuko umwana wacu yari agiye gupfira munsi ya shitingi imvura irimo kugwa kandi yitwa ngo ari mu nzu ubwo buzima rero dukomeza kububamo ariko nanjye naje kwiyungamo akabaraga ndakomeza ndasenga noneho kubera ko ku itorero twari abanyamumaro burya iyo uri umunyamumaro ukahura n'ikibazo biba bigaragara kandi nta burara bari banziho nta n'uburaya bari banziho bakomeje kunkurikirana bakajya banansengera ubwo umwana wa kabiri tumufite nari ntwite inda ya gatatu kuko inda ya gatatu nabyayemo impanga ubwo ku mwana wa kabiri rero wabyaraga buri mwaka ubwo uwo nguwo yavutse muri 2 undi yavutse 2 umukurikiye noneho ubwo uwo nguwo akimara kuvuka wa 2 utewe indinda 2 uwo muri nahise nerwa indinda nyine aribwo nabyaye bwa gatatu mbyaramo impanga ubwo rero ntwite izo mpanga mfite babandi 2 niho ku itorero byabaye ngombwa ko batubwira ko tugomba kuza bakatwigisha nyine tukava mu mugayo tugakora umurimo w'Imana ubwo twaraje rero turiga tumaze kwiga ubwo turanatura mu itorero ubwo urumva nubwo ari ibintu biba byabaye utabiteguye ariko ubibona ntago wajya kumusobanurira ibyo ngibyo nubwo nagiye ngenda mbisobanura nyuma kubwo kuvuga ubuhamya ariko hari ibintu bidasobanutse niyo uri kubivuga bumva bidasobanutse kudere ko abantu benshi batanabyumva ubwo rero icyo gihe tujya kuvuga ko wasambanye ukajya kwatura nyine ubwo birangira rero badukoreye ubukwe badutera inkunga twagize ubukwe bwiza twashyingiwe dufite abana 2 nubwo twagiye mu rukiko duhita tujya no gushyingirwa kugira ngo dukomeze umurimo w'Imana ubwo rero tumaze kuva mu mugayo twakomeje umurimo w'Imana twinjira muri gahunda zo gusenga nibuka ko aribwo nanatangiye kwambara ku mwana wa kabiri nibwo natangiye kwambara agatenge n'akako wagakuye heze ntago nibuka hari ahantu umugabo yabonye yakoraga ajya kwaka akazi ko gufotora yo nyine n'umuntu w'umufotogarafe w'umwuga ufite akazi hariya mu Ruhango noneho amuha akazi ubwo yabonaga yose na make yarayegeranyaga nibuka ko uwo munsi ari umunsi yanguriye imico 2 y'ibitenge nuko nanjye ndambara twari utundi twisumbuyeho twisumbuye ko nibuka ko hari twabiguze 4,000 ubwo niho natangiye kwambara agatenge nkomeza gusenga ariko Imana ikajya imbwira ngo mwana wanjye nzakugirira neza nzagukoresha nuko nkomeza gusenga nkijijwe nambara imbaraga mu bukene bwanjye nkorera Imana mu bukene bwanjye sinigeze ninuba umurimo w'Imana ndabyara babana nkomeza kubana nabo nyine urumva nta mata nari mfite ariko Imana iragenda irabakuza kuko nge nagerageje no kujya kuboneza urubyaro ngiye kuboneza urubyaro buriya Imana ifite ukuntu ifuhira abantu umuntu we kurwe ruhande n'Imana Imana irabimbuza ibimbujije rero ndabireka muri kwa kubireka rero nibwo nabyaye izo mpanga kuko nashatse kubikora ku mwana wa kabiri impanga rero zivaho mbyara ukurikiyeho muri make nababwiye ko mfite abana 8 yego Imana igakomeza imbwira ngo izangirira neza ubwo rero hariya twari dutuye twakomeje kuba mu buzima bugoye hari n'igihe cyageze urugi ruvaho rwo mu muhanda buri wese akajya hanyura akagira ngo twarimutse ariko kubera kutagira ubushobozi ntiturushyireho nyine twari twarabaye nk'abiyakiriye mu bibazo byacu buri wese atuvuga uko abyumva kandi koko ibyo yavugaga yarabirebaga none ubwo mbangize abana mu ndi baza barabaje kugera muri 4 Imana ikambwira ko gahunda nta kuyizanaho impamvu mu buzima bwanjye n'uyu munsi sinjya ngira impamvu mu murimo w'Imana ubwo nari mfite utwana dutoya bikansaba yuko ntusiga kandi nkajya mu murimo w'Imana biba ngombwa ko nzajya mbakingirana kuko nta kindi nari kujya nkora sinari mfite ubushobozi ngo ndashaka umukozi abasigarane nkasiga ntetse yo nabonaga icyo nteka uko biri kose nageragezaga kurwana
gushaka uko nteka, nkabasigira ibyo kurya, nkabakingirana, nkagenda ngakora umurimo w'Imana. Muri wa murimo w'Imana rero Imana igenda impa amasezerano, igenda imbwira ko izabana nanjye, nuko nkaza nyine umuntu wese avuga uko abyumva, bakavuga ngo ndafite isoko nzagurishamo babana, ariko kuko nanjye nta kundi nari kubigenza birangira gutyo, nuko nkomeza gukora umurimo w'Imana nyine n'ababana, kuko nta kindi nagombaga gukora. Ubwo buzima wabubayemo igihe kingana iki? Ni igihe kinini cyane. Muri make Imana yagiye bisa n'impuhiramo, ni mu minsi mike y'ubu navuga. Umaze igihe kingana iki uvuyemo? Kuko ndatekereza ntukiba mu nzu iva, wowe kureba nonaha urabona ko uri umubyeyi mwiza, usa neza, unambaye neza. By the way, ubwo buzima waje kubusohoka mute? Ubu noneho uriho umeze gute? Buriya ndumva kubera ko ndi kubona igihe gisa n'icyagiye, tuzakomeza tubivugaho, ariko n'ubundi mu gihe narimo mu buzima nari ndimo, ngewe nagiriwe amahirwe yo kuba narogaga ngacya, nkambara kenda k'igihumbi cyangwa se kamagana, nkaba nsa neza. N'uyu munsi hari igihe mbivuga, abatazi ubuzima twabagamo mu rugo ntibapfe kubumenya, ariko nta myaka buriya mu kindi gice gikurikiraho niho nzababwira nyine igihe maze meze uku nguku mu ndeba meze. Okay, reka rero dusabe n'ubundi usengere abantu bakurikiye Umuhamya TV n'abantu bose bagukurikiye, abari mu Rwanda, abari hanze. Hari n'abakobwa cyangwa abadamu bahuye n'icyo kigeragezo ariko bakabivuga ntibishoboke, cyangwa se bakaba mu buzima bukomeye kwiyakira bikanga. Ndagira ngo rero ubasengere abari mu bibazo kandi batabare, kandi abafite n'intambara n'abimana barwanirire. Yesu aguha umugisha mwinshi cyane. Turagushimye Mwami Imana yacu, uri Imana igira neza, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ifite ubutware, uri Imana ifite ubushobozi, uri ibyiringiro by'umugisha, uri Imana y'amahoro. Turagushimye, icyubahiro kibi cyawe. Nta yindi Imana ihwanye nawe mu isi no mu ijuru. Uri Imana ivuga ibyo uvuze ukabikurikirana, uri Imana idahindurwa n'ibihe nk'abantu, uri se w'Umwami wacu Yesu Kristo. Turagushimiye ko watugiriye neza tugakora ikiganiro hano ku Muhamya TV. Mwami Imana Nyiringabo, hari benshi baduteze amatwi, ndabasengeye mu izina rya Yesu. Hari abari mu nzira Mwami Imana bari kunyura mu bintu nk'ibyo nanyuzemo, hari abari kurwana urugamba rukomeye, hari abari mu makuba n'ibyago, hari abaciye mu nzira nk'izo nanyuzemo ndetse abantu ntibabashe kubyumva. Ndabasengeye mu izina rya Yesu kugira ngo bakomeze, abari mu ntambaro ubagirire neza, abari kugeragezwa ubarengere, abambaye ubusa batabare, ababuze urubyaro bahe urubyaro. Buri muntu wese ukurikiye Umuhamya TV agirirwe neza nawe, ari abari mu Rwanda ndetse no mu mahanga. Turabasengeye ngo basure kandi ubagenderere. Urakoze Mwami, tuzi kuri Imana yumva, ngaho kora ibirenze ibyo tugusabye mu izina rya Yesu. Amen. Aha, abantu bashobora kukubona hehe? Abantu bashobora kumbona kuri 078 40 11 864. Iri kuri WhatsApp. Yego. Imana ibaha umugisha bakunzi b'Umuhamya TV. Reka tubashimire cyane, dushimire n'umukozi w'Imana utugejejeho ubuhamya bukomeye. Ni ubwa kabiri nari numvisha icyo kintu yuko umuntu ashobora gutwita atarigeze abonana n'umugabo. Ni igitangaza cyabereye hano mu Ruhango. Uyu munsi uyu mubyeyi ni umuhamya nawe wo guhamya iby'Imana yamukoreye mu buzima bukomeye, mu ntambara zikomeye. Uyu ni Umuhamya TV mwari mukurikiye, ngiye muri kubona ni Emmanuel, ni Emi umunyamakuru, inshuti yanyu. Turabakunda cyane, kuri umeza ukurikirane ibiganiro byiza birimo ubusesenguzi ku Umuhamya TV. Turabakunda. Ciao ciao.